ariko se none i Kigali koko ira hakujya bubatse amataje abandi bana bahinga mu gishanga bagahingamo ibigori none se ubujewera ubu nzabaho gute mugani ni ikibazo ariko sinibaza ukuntu ibi bintu bibaho ntaha hantu nicaye hari ubusitani bwiza ubu ngubu yonza kugira umukunzi nahibuhamuzane tugaciringa fresh tukaganirira amahumbezi nkamwereka Nyabarongo iraha kujya mu misozi namwe muri kureba mana none mpari ngenyine ngiye kubyigaho ngiye no gutangira gushaka umukobwa dukundana ndamushaka ku ngufu cyangwa byanga cyangwa byemere ariko simba mufite ariko nari mfite sha ni igikara bukara kandi ndashaka umuntu w'inzobe inzobe ariko se ko wavuga ngo inzobe ngo ntabwo zikubura mu nzu sha ariko se undi hari inzu ngira ngo azayikubura nashaka zanakorope kangende ariko ndataha mubonye Ajero ukuntu abakobwa bamemukira we hari umukobwa wari waguhemukira abakobwa wowe nta makuru ufite usanye nawe mukuru ninde wakwiye kubaza ibyo bintu sha ariko Jero nubwo nduta nge noneho barakabije nge nuruca abana byihorere sha byihorere we umva nkubwire jya umenya ibyawe mwana jya umenya ibyawe gusa umva nkubwire yabamemukiyeho ntiwaba baramana ntabwo waba turenzeho tubyihoreye mwana bure umuntu amenya agahinda ke bro wasanga kandi dukomeze vana ubugambo bo mu bugambo ndebera cha Jacob akosha wa Jacob ubunize ko nta soni ugiraga amafaranga ganje miliyoni 10 gose buragajanye nawe ntabwo ko nakuriye amafaranga se arara mubaze yaje yabikwemerera se jewe uyu mukobwa yandiye amafaranga do yahandi yasaga niri kote ryanje reba ukuntu asigaye asa imisatsi yarateretse amadeshereza niba ari zareshe niba ari amadesherega ariko ubundi mugendaga gute manje ibi bintu ariko ubundi umuntu amukorera iki ubungubu nge ntago naje nabyumva igihe atarambwira ngo byibuze tugende twaba twasanyira n'akabyeri ntago nari nabyumva yaba yagasuzugura sha muri telefone sha namwe koko ubundi ubwo ngiye muri kubona nziranye namwe anisoni gusa muri kubona namenyana na za mayibo ariko ye mukuzi ko nta soni ugiraga ntago uzi kera nyicuruzaga ibira ntago amafaranga kanje ntago ari wowe wagamaze uzi ko nta soni ugiraga nje yoba nakubashaga nta kuntu utakwita mayibobo umaze gukira nase ntago umubona warakize di waratukuye sha ase ubundi umuntu yamukorera ikira shereka nk'icamu nkamuyeka amapyisi wenda shago we bitaga Jackie ariko Jackie ububuze n'ijana byibuze wamabyibuze namwe koko niba mukeneye ubufasha mwambwiye nkabafasha ariko mukandeka nkitambukira nta n'isoni umva rwose watwiriyeho sha dufasha se ubundi turusha amaboko namwe koko avese utaza none se ahubwo urashaka nkongeye nagani noneho kuri inzobe undi w'umutuku mwebwe nsanze nta n'ikiganiro twajyana mwebwe nta nubwo nabataho umwanya wanjye ahubwo mureke nitambukira ariko ko ndeba mwikora mwibyo bihaza byanyu mwabaye iki sha waje wabyihora wa muhungu ibikorwa by'inaye Kigali biba byacomye amasusa umukobwa twituniyeho bwite itatubwa ati kabisa nana hatuze kandi nje yandiye miliyoni 10 zose ambwiye ko nana hananze byihorere sha we ntago wowe urari utazi ni wapfuye ubundi se naho kamwihorere nkubwiye kuko mubwiye byinshi amagambo menshi ava mu bicumuro muvandi kabyo tubyihorere ndebera ukuntu mumeze n'ukuri kose namwe mumeze nk'abanyweye za yose waje wanyumvira mwana kagera kamwe coho nje se urabona nsa n'umuntu wanyweye sha twirendere
Sister, mumeze muteze? Meze neza cyane. Mumeze neza? Ego ma, uko wagira ngo nukuri kw'Imana, Imana yakuremye iminsi nka 600. Imana yakuremye iminsi 100 ngahe? Oya nabiba birenze. Kumva ufite umujinya wagira ngo bakuririye umwana byagenze ute? Nta kibazo mana. Ego man. Ngaho nyibwirire. None ko ndi kumva nagukunze inimbaraga zose isi ubu tubigenze gute? Wankundiye iki se? Mana nagukundiye ibintu byinshi ndabona umeze nk'umwana witondaga. Nkunze ko nabyize n'ubundi nge maranoje. Ego man. None si buriya ndagiraga ngo nkubaze nk'akabazo nk'akama. None ko bavuze ngo bakobwa b'inzobe ntabwo bakuburaga mu nzu nibyo koko? Ibyo ngibyo nababizi nkatwe subwo twabwirwa n'iki? Ego man. Ibintu ko twe tunakoresha n'abakozi. Wa mukobwa rero ntabwo ari ukukubesha mana nakukunze pe byanyabyo. None wowe urabyumva ute si? Uzireka nkubwire. Kugira ngo nge dukundane cyangwa nemere ko nkunda byanyabyo. Turukara hepfo kamba nurangiza ugere hano. Urarumva ntabwo uri mu mbeshe? Nta kibazo rwose urukundo ndaruguha. Ego mana none ndava hano mpagaze si cyangwa ngende ntangirire pfiriye ndi kuzamuka. Uhagaze utangire pfiri kamba ugere hano ndaruguha. Ibyo binaniye mu rugo umujyi wa Kigali naba ndimbwa n'ukuri kw'Imana. Mabuja wabibonye? Wabyisho ngero usubiremo. Ese ko ndaho uri kwikambakambishwa nk'inama baciye umugongo? Mabuja umugongo ni muzima ndawufite urimo. Ese ubaye umeze gutyo buka kazi kandi ko wagashobora. Ushatse kuvuga iki? Reka mbona uri umunebwe. Igisobanuro cy'umunebwe no gukora iki? Ni ukumwirukana mu kazi. Usubwo uri kubona nkawe koko nta rukundo nkuhaye. Mabuja ubwo nkujeho none se? Ahubwo tatuvuye no muri quartier. Wonyishyura amafaranga nakambakambiye kuva hano kugera harankanagaruka nkanasubirayo. Ese wankoreye.